Igihe umwana amize ikintu kikamuniga akananirwa guhumeka, wabigenza ute? Gufasha umuntu urumwe n'inzoka. Umuntu arimo kuva amaraso mu mazuru, ni iki wamufasha? Ese umuntu arimo kuva amaraso mu mazuru, we ni iki yakwifashisha? Nshuti, wowe ufunguye iri somo, wowe umukunzi wa Umukino TV, tukwifurije ibyiza by'uyu munsi. Tukwifurije umwaka mushya muhire wa 2025 niba ubyemera. Nk'uko bisanzwe, nk'uko tubana buri munsi, Umukino TV ukugezaho amakuru agiye atandukanye ariko y'ingenzi ku buzima bwawe. Impamvu tuvuga ko ari ingenzi ku buzima bwawe, tuzakugezaho uburyo wakwitwara wagize ikibazo kigeneye n'ubuzima. Nukenera ikigeneye n'umuti, twazagufasha tukagushakira umuti wavura indwara ufite, tukawukurangira ukaba wagenda ukawishakira. Niba ari ubutabazi bw'ibanze tuzabukugezaho, niba ari ukumenya amakuru y'imikino tuzayakugezaho. Kandi niba utarakora subscribe, ihangane urebe ukuntu wayikora, kandi kugira ngo turebe yuko ibiganiro byacu wabikurikiranye, gerageza ukore kuri like. Niba ikiganiro cyacu kibonye, kora like. Uko watanga ubufasha bw'ibanze mbere yo kugeza umuntu kwa muganga. Gutanga ubufasha bw'ibanze mbere yo kugeza kwa muganga, iki kintu mugikurikire, kubera yuko hari igihe umuntu yaba akoze impanuka, hari igihe umuntu yaba ahuye n'ikibazo ugasanga biragucanga, rimwe na rimwe umuntu akaba yaguca mu myanya y'intoki. Ubu rero tugiye kurebera hamwe uko wabyitwaramo mu bibazo runaka byaba bikugwiririye, ku kibazo runaka cyaba kikubayeho, cyaba kibaye ku muntu wawe. Icyambere, mu buzima abantu basabwa gukora kugira ngo babashe kwitunga, gutunga ababo, ndetse no gukorera sosiyete n'ibihugu byabo. Mu bikorwa byinshi rero, muri ibyo bikorwa, mu bikorwa byinshi umuntu ahugiramo, hari ubwo ahura n'impanuka, zaba izoroheje cyangwa izikomeye, haba n'ubwo yafatwa, hakaba n'ubwo yafatwa n'indwara isaba ubufasha bw'ibanze kandi bwihuse kugira ngo bitavaho biba bibi kurushaho. Nk'uko tubisoma kuri Kigali Today, twabakusanyirije uburyo butandukanye wafasha mugenzi wawe ugize impanuka runaka, mu gihe abaganga b'abanyamwuga batarakugeraho. Igihe umwana amize ikintu kikamuniga akananirwa guhumeka, wabigenza ute? Iyo umwana amize ikintu kikamuniga, ubibwirwa n'uko umwana ubibwirwa n'uko umunwa we uba ufunguye. Ukurikire neza. Iyo umwana amize ikintu kikamuniga, ubibwirwa n'uko umunwa we uba ufunguye, ariko adashobora kuvuga cyangwa se gukorora, ahubwo akisimbiza. Icyo gihe umuha ubutabazi bw'ibanze agomba kumushyira ahantu hakomeye hatanepa, akagenzura ko umutwe ucuritse ugereranije n'ibindi bice by'umubiri we. Noneho agashyira ikiganza cye hagati y'intugu zombi, aho bita mu gihumbi, agakubita yitonze inshuro 5. Iyo inshuro 5 zitagize icyo zitanga,
uha umwana ubutabazi bw'ibanze aramwiyegamiza, agakanda izindi nshuro 5 hagati y'umukondo na mugabuzi, agakomeza ahinduranya bityo kugeza ubwo icyari cyanize umwana gisohoka. Iyo umwana wagize ikibazo cyo kunigwa ari uruhinja, ubutabazi butandukanaho gato, kuko umuntu ugiye kurufasha, ndavuga uruhinja, agomba kurambura ikiganza agafata ku nzasaya zombi z'uruhinja, ariko adatsindagira umuhogo warwo, ubundi akarwubika ku kuboko kwe, inyuma agakubita inshuro 5 mu gihumbi. Iyo rutarize cyangwa ngo rutangire guhumeka neza, araruhindukiza afashe umutwe warwo mu kiganza kimwe, ukuboko kurufashe kurambitse ku ivi ry'utanga ubutabazi, nyuma agakandisha intoki ebyiri muri mugabuzi y'uruhinja inshuro 5. Mu gihe uruhinja rufashwa ruba rumeze nk'aho rucuritse kandi umunwa warwo ufunguye. Tugiye kurebera hamwe ubufasha umuntu uvuye imyuna cyangwa se kuva amaraso mu mazuru. Tugiye kureba icyo wamufasha. Umuntu arimo kuva amaraso mu mazuru, ni iki wamufasha? Ese umuntu arimo kuva amaraso mu mazuru, we ni iki yakwifashisha? Kuva amaraso mu mazuru bishobora guturuka ku mpamvu zitandukanye, harimo nko kugira impanuka igakora ku mutwe bigatuma umuntu ava amaraso mu mazuru. Hari no kuva imyuna byizanye nta yindi mpamvu yabiteye yihariye. Iyo umuntu avuye imyuna, ni bibi kumuraramisha ngo amaraso asubireyo, nk'uko hari ababikora batyo, akenshi batazi ingaruka zabyo. Iyo umuntu avuye imyuna bakamuraramisha ngo amaraso asubireyo, ayo maraso aragenda akamanukira mu muhogo, nyuma akaba ashobora kuyaruka, kandi biba bitumye anyura aho atakagombye kunyura. Mu gihe umuntu avuye imyuna, ibyiza ni uko yicara hasi, cyangwa yaba ari umwana, umuha ubutabazi bw'ibanze akamwicaza hasi, agafunga umwenge umwe w'izuru akoresheje urutoki. Icyo gihe umutwe uba umeze nk'uwubitse bitari cyane. Iyo bikozwe bityo, amaraso ntatinda guhagarara, kuko nko mu minota 10 gusa ntaba akiva. Kiro turagisubiramo kugira ngo ubyumve neza. Mu gihe umuntu avuye imyuna, ibyiza ni uko yicara hasi, cyangwa yaba ari umwana, umuha ubutabazi bw'ibanze akamwicaza hasi, agafunga umwenge umwe w'izuru akoresheje urutoki. Afunga umwenge umwe w'izuru akoresheje urutoki. Icyo gihe umuntu aba ameze nk'uwubitse, bitari uwubitse umutwe cyane. Icyo gihe umutwe uba umeze nk'uwubitse bitari cyane. Iyo bikozwe bityo, amaraso ntatinda guhagarara,
kuko nko mu minota 10 gusa ntaba akiva. Ikindi, umuntu yafashisha umuntu uvuye imyuna ni ugufata barafu akayirambikaho izuru ritereye, nabyo bifata iminota 10 amaraso akaba atakiva. Gusa iyo akomeje kuva ni ngombwa kumugeza kwa muganga. Kimwe n'iyo ahagaze kuva umwanya muto nyuma bikongera, ni ngombwa kumugeza kwa muganga kugira ngo arebe impamvu. Mu gihe kuva amaraso mu mazuru byatewe n'impanuka yakozwe ku mutwe, uwagize ikibazo agomba kugezwa kwa muganga byihutirwa hatabanje gukorwa ubwo butabazi twavuze hejuru. Gufasha umuntu urumwe n'inzoka. Ubonye umuntu, nshuti bavandimwe mu Mukino TV, turacyabibutsa ko niba iri somo rikurikiye, gerageza gukora like, kandi niba utarakora subscribe gerageza uyikore. Iyo umuntu arumwe n'inzoka, umuha ubutabazi bw'ibanze yihutira kwizirika igitambaro gifite isuku, yihutira kuzirika igitambaro gifite isuku haruguru y'aho inzoka yarumye, kugira ngo akumire ubumara budakwirakwira vuba vuba. Kuvuga ngo umuntu y'inzoka imurumye, yaba ari we urumwe, yaba irumye mugenzi wawe, hahandi inzoka imurumye, haruguru yaho uhita ufata igitambaro cyangwa se umukoba ugahita uhahambira cyane, ukahafunga cyane kugira ngo ubumara butazamuka. Iki numva tucyumvikanaho. Ikindi akora, amwambura ibintu yambaye ku mubiri nk'impeta, ibikomo, isaha, inkweto, kuko akenshi iyo inzoka imaze kuruma umuntu ahita abyimbirwa cyane, ku buryo kugumana impeta, ibikomo n'ibindi nk'ibyo byabangamira itembera ry'amaraso mu gihe umuntu atangiye kubyimbirwa. Ikindi utanga ubutabazi bw'ibanze yakora, aramutse abonye barafu yayipfunyika mu gitambaro gifite isuku, akayirambika aho inzoka yarumye, mu gihe uwarumwe n'inzoka ataragezwa kwa muganga, kuko utinze kubikora ushobora kumugezayo yapfuye. Utanga ubufasha bw'ibanze kandi agomba guhumuriza umuntu warumwe n'inzoka, akamufasha kutagira ubwoba bwinshi, kuko iyo umuntu afite ubwoba umuvuduko w'amaraso uriyongera. Agomba kumuryamisha neza kandi akamubuza kwinyeganyeza. Ikindi kandi ntagomba kugira icyo amuha cyo kunywa cyangwa cyo kurya, kuko anyoye cyane ikintu kirimo umusemburo cyangwa se icyo bita alcohol, byatuma ubumara bwihuta. Ikindi kandi utanga ubutabazi bw'ibanze ntagomba kugira icyo akora nko gukata aho inzoka yarumye, cyangwa kugira ikindi akora kuri icyo gikomere kugeza ubwo uwarumwe n'inzoka agejejwe kwa muganga. Bavandimwe rero, ubu ni ubutabazi twabagejejeho, twabukuye kuri Kigali Today, ndetse iyi nkuru ikaba yaranditswe n'umunyamakuru w'inararibonye Mediatrice Uwingabire. Tubifurije ibihe byiza, amahoro y'Imana abane namwe.